murakoze cyane tubahaye ikaze nanone ku biganiro byamenya XYZ. Twibanda ku biganiro by'ubukungu, twibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko Pi Network. Tubahaye ikaze. Isi yacu irimo kugenda ihinduka, ni mu gihe cy'impinduka zikomeye cyane mu mateka y'ubukungu muri rusange, kubera ko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere, niko nanone uburyo bwo gucunga no gukoresha amafaranga bugenda buhinduka. Muri iyi mpinduka rero isi ihanganye nayo, ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF ni International Monetary Fund, banki y'isi niyo bita World Bank mu cyongereza, n'umushinga wa blockchain witwa Pi Network to mining. Ibi bigo bitatu twavuga biri kugaragaza imbaraga zishobora cyangwa zirimo guhindura ubukungu bw'isi. Ese ko tuvuze Pi Network tukavuga World Bank na IMF, ese ibintu birakorana? Ese bihuriye he? Nibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro. Hari byinshi bihishwe hagati y'ibigo twavuga bibiri, ndetse n'iyi project ya Pi Network irimo kubakwa, ariko byose birimo kugenda bisobanuka buhoro buhoro uko bwira nuko bucya. Hari abona rero ibi nk'intangiriro y'igihe gishya cy'ubukungu, abandi bakabifata nk'aho ubutegetsi nabwo bushaka kwinjira muri rya koranabuhanga twavuga ritagira umuntu urigenzura, nabo bakagiramo akaboko kugira ngo bagenzure ubukungu bw'abantu muri rusange mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka tuvuge ku kwivanga k'ubukungu bwa kera n'ubushya. Tuzi ko World Bank, tuzi ko IMF byari ibigo by'imari, IMF ndetse na banki y'isi, ariko byagiraga uruhare mu gucunga uko ubukungu bw'isi bumeze, agomba gushorwa imari ndetse no kugira inama amaleta, ndetse no kuyaguha inguzanyo ngo amaleta akore imishinga itandukanye y'iterambere. Ibi bigo rero nka IMF ndetse na World Bank hashize imyaka myinshi cyane bishinzwe, kuko yaba IMF yaba World Bank byombi byashinzwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Intego y'ibigo kwari ukugira ngo byibuze bifashe gusubiza ibintu ku murongo no guteza imbere ubufatanye mpuzamahanga mu by'imari. Ariko muri iki gihe tugezemo, ubw'ifaranga rya digitale n'uburyo bushya bwa blockchain biri gufata indi ntera. Uburyo bwari busanzwe bushingiye ku mabanki n'ibihugu burimo kugenda bwigizwayo, busunikwa ku ruhande n'ikoranabuhanga ry'amafaranga rishingiye kuri blockchain. Pi Network rero niho nayo yaziye muri ikoranabuhanga rishyashya rya digitale. Iyi Pi Network nk'uko tubizi twese nk'abapioneer yashinzwe mu mwaka wa 2019, ishingwa n'abahoze ari abanyeshuri ba kaminuza ya Stanford University, ariko bari abarimu, Dr. Nicholas Kokalis, Cheng Diao-Fan ndetse na Vince McPhilip. Gusa uyu nyuma haje ukutumvikana muri core team, aza gusezera. Hari ikigo nawe ayoboye gikomeye cy'ubucuruzi kimwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pi Network rero yahinduye uburyo abantu babonamo ifaranga rya digitale. Yatangiye nk'uburyo bwo gucukura mining ifaranga binyuze kuri telefone ya buri wese. Ni bwo buryo bwari bwadutse bwa mbere bwo gukora mining ukoresheje telefone, kuko mining za mbere za Bitcoin na Ethereum zakoreshaga imashini za rutura cyane. Gusa ubu buryo bwo kumininga nta mamashini ahenze cyangwa ngo amatelefone nayo akoresha umuriro mwinshi, ahubwo abantu bagomba kumininga bashingiye ku bufatanye bwabo. Ubu Pi Network rero ibarirwa mu bapioneer cyangwa aba users barenga miliyoni 60. Ngira ngo nyuma ya open mainnet ntabwo Pi core team irongera ku updatinga usability cyangwa bamaze kwiyandikisha mininga Pi Network. Hari abemeza ko bashobora kuba barageze muri miliyoni 100. Gusa Pi core team Dr. Nicholas Kokalis muri ya nama ya crypto yabaye mu kwa gatanu muri Toronto
muri Canada yavuze ko Pi Network ifite users cyangwa abapioneer ibinyacumi by'amamiliyoni. Nta wamenya ngo ni ibinyacumi bingahe, gusa ni umushinga wa mbere ubu ngubu wa crypto uri muri mining, uretse na mining ufite abakoresha Pi benshi cyane. Pi rero ishingwa n'izi nzobere muri kaminuza ya Stanford, bari bafite intego, kandi iyo ntego kwari ukugira ngo ubukungu bwa digitale bubu bwa bose, aho buri wese agomba kuba afite amahirwe yo kugira uruhare, aho kuba uruhare muri urwo bukungu, aho kuba ubukungu bw'abantu bake bafite ubushobozi. Kubera ko zira crypto zindi zose wasangaga ni nyinshi abaha ama-pre-sale, ugasanga kugira ngo unayimayininge iyo mashini ubwayo irahenze cyane, n'umuriro ikoresha ni mwinshi cyane, rero ntabwo byari ibya buri uwo ari we wese. Pi Network rero irimo irazana impinduka, mu gihe ariko IMF na banki y'isi birimo kugaragaza ko byifuza guhanga udushya no gucunga amafaranga. Birumvikana kuko intego z'ibi bigo ni ugucunga amafaranga, ari nayo mpamvu ibi bigo bibiri birimo kugira inama amaleta gukora amafaranga y'ikoranabuhanga, ama CBDC, Central Bank Digital Currencies. Twabonye ko mu Rwanda iri faranga rigeze ahantu heza, ryamaze gukorwa, ubu rigeze muri phase yo kurigerageza ngo barebe uburyo rizakora n'uburyo rizagira kuri rubanda muri rusange. Iyi CBDC rero akaba ari ifaranga rya digitale, ariko nanone akaba ari amafaranga agenzurwa n'amabanki makuru y'ibihugu, ama Central Bank. Hano mu gihe Pi Network yo iri gushyira mu bikorwa system ishingiye ku baturage. Abaturage akaba bari bo bagenzura rya faranga. Suvuga ko abaturage ari bo bazarigenzura mu buryo nyine ngo umwe wese aragenzura, ahubwo usability y'abaturage, uko ifaranga rikoreshwa, ecosystem yubatse irimo kubakwa muri Pi Network. Pi Network ikangurira abapioneer kugira uruhare muri buri kimwe cyose cyubakwa mu mushinga wa Pi Network. Iyo niyo control rero y'abapioneer, kuko abapioneer badahari ntabwo project ya running birumvikana. IMF yagaragaje ko ivugurura mu ifaranga rya digitale ritazigira rihagarara, naho banki y'isi yo ikomeza kugerageza imishinga ya blockchain ahantu hatandukanye. N'ubu ngubu birimo gukangurira ibihugu, cyane cyane ibihugu byo muri Afurika, ibihugu byo muri Aziya, ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, kubera ko yenda ibihugu by'i Burayi na Amerika y'Amajyaruguru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Canada, ibihugu bikomeye muri Aziya nk'Ubushinwa n'Uburusiya. Ubushinwa bwo ifaranga ryabo ry'ikoranabuhanga ryo rirakora, bafite digital currency ikontororwa na Central Bank y'Abashinwa. Urumva bamaze kwinjira mu isi ya digitale ku bijyanye n'amafaranga. Ibihugu bya Afurika rero nibyo birimo gukangurirwa kugira ngo bigire iri faranga, ariko nanone bari komotanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga. Ibihugu byinshi bya Afurika niyo turi gukora ama KYC cyangwa ba validating ama KYC muri Pi Network, muzabona ko hari aho amafoto amwe namwe yo kundangamuntu ubona ari amafoto ya kera ya black and white. Hari ibihugu bitajya mu ikoranabuhanga, gusa ibyo byose birimo gushishikarizwa kurigiramo vuba vuba, ahubwo n'indangamuntu y'abene gihugu ikaba ari indangamuntu y'ikoranabuhanga, ku buryo izahuzwa n'iri faranga n'uburyo bw'imyishyurire, noneho bwa bukungu bwa digitale, kwa kwishyurana hagati y'abantu n'ibigo, ndetse n'ibigo ndetse n'amabanki nayo arimo yakora ibishoboka byose kugira ngo akoreshe ikoranabuhanga. Ibi byose rero ni ibintu birimo gukangurirwa ibihugu, ariko bikozwe na IMF ndetse na banki y'isi. Hagati ariko kuri Pi Network n'ibi bigo nka IMF na World Bank nta bufatanye buzwi buri hagati y'izo nzego, ariko amakuru yemeza ko abasesenguzi bakorera muri IMF, bakorera muri World Bank, ko
ibi bigo biri gukora ibishoboka byose kugira ngo byinjire muri izi sisiteme zihuza crypto ndetse n'ubukungu bwari busanzwe bw'amabanki ndetse n'amafaranga y'inoti n'ibiceri, ariko byo bikagenda bicika. Gusa IMF na World Bank zikagira uruhare nazo mu kugenzura uko ubukungu bw'isi bwifashe. Bivugwa ko nabo rero bamaze kwinjira mu mishinga itandukanye ya crypto. Hari ama screenshot tugenda tubona hirya no hino agaragaza ko yaba IMF yaba World Bank bifite aho bihuriye na Pi Network, ariko byajya aho bihuriye mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Icyo tuzi ko nuko ibigo by'imari bigenda bishishikariza ibihugu gushyiraho ama CBDC. Ntabwo rero bashyiraho ama CBDC baramutse batarinjiye byeruye muri iri koranabuhanga rya cryptocurrency ndetse na web3 mu buryo bweruye. Ibi rero biramutse koko ari byo bakorana cyangwa bari gukorana na Pi Network, nubwo bataba barimo gukorana nayo ubu ngubu, gusa kuba nta gihugu kidafite umupioneer wa Pi Network, kuba pioneer bari hirya no hino ku isi, nta kabuza ko ibi bigo nabyo bigomba kubigiramo uruhare kugira ngo ejo hazaza h'isi ishingiye ku bukungu bwa cryptocurrency na web3 izabashe kugenzurwa by'umwihariko n'ibigo bikomeye, dore ko ibigo bikomeye biba bifitwemo akaboko mu buryo butaziguye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ubufatanyabikorwa ndetse n'igihugu cy'igihangange kuri iyi si. Hari umuhanga witwa Dr. Arjun Mehta, ni umujyanama mu by'ikoranabuhanga wa Singapore, aherutse kuvuga ati Pi Network ni urugero rudasanzwe rw'ubukungu bwubakwa n'abaturage ubwabo. Arongera ati ni sisiteme yagaragaje ko imbaraga ziri mu bantu zisumba iz'amabanki n'imiryango mpuzamahanga. Ati n'amaleta rero nta mahitamo ubu ngubu afite uretse kwisungira ikoranabuhanga kugira ngo byibuze adasigara inyuma, kugira ngo anabashe kugira uruhare mu kugenzura ubukungu n'uburyo amafaranga akoreshwa. Urugero ry'ama central banks azaba afite amafaranga y'ikoranabuhanga, birumvikana kugira ngo akenshi accessing amwe mu mafaranga ya cryptocurrency uzajya uyagura ukoresheje ya CBDC y'igihugu cyawe. Icyo gihe bazaba babona ko CBDC yabo ivunjwemo cyangwa iguze irindi faranga. Ni rwa rujya n'uruza rero rw'amafaranga bazaba barukurikirana neza, nubwo batazabagenzura wenda ibyo wakora, ariko byibuze ubukungu bwabo bazajya bavuga bati ifaranga riri gukenerwa cyane, ntiri gukenerwa cyane, riri kugwa, ririmo kuzamuka. Nk'uko aya mafaranga y'inoti n'ibiceri, amabanki y'ibihugu amenya uburyo ifaranga ryabo rihagaze. Nubwo yo Pi Network yamenyekanye nk'ifaranga ry'abantu bose, abasesenguzi bamwe baracyavuga ko ari impungenge, kabone nubwo iri faranga rifite ubwisanzure busesuye. Kugeza muri iyi minsi Pi Network yacyari mu cyiciro cya mainnet, ariko nubwo Pi Network muri iki cyiciro iragaragaza ko hari ubushake, ko hari n'imbaraga zirimo gushyirwamo, kandi ko mu minsi iri imbere Pi Network izaba ari ikintu kidasanzwe bishingiye ku bantu barimo kuyigana, ku infrastructure arizo ari amadapps arimo kubakwa muri ecosystem ya Pi Network, bishingiye kuri .pi domains auction, aho ibigo bikomeye bya web2 nabyo byaje muri iyi cyamunara yo gushaka ama.pi, nkuko tuzi ama.com, ama.org ya web2. Ibivuze ko rero ibigo bikomeye by'imari bizabasha kujya bitanga service cyangwa se ibigo by'ubucuruzi serivisi bitanga z'ubucuruzi abantu bakazigura ariko bishyuye muri Pi. No kuvuga ngo bizagiraho n'abatari abapioneer, birumvikana Pi bazayikenera mu bigo bitandukanye bizaba bikora online, haba muri Pi ecosystem ndetse no hanze ya Pi, kuko Pi yavuze ko uretse ibigo byakoze KYC, byakoze KYB,
bikomeye ngo bikorane na Pi Network, ko hari n'ibindi bitarakora KYB ariko bikorana umunsi ku munsi kandi bikorana hafi na Pi Network. Iri faranga rero rya Pi Network niramuka ritangiye gukora ku rwego mpuzamahanga, Pi Network ishobora kuzaba urubuga rwa mbere ruzayobokwa n'abaturage aho kuba urubuga ruzayobokwa n'amakampani akomeye cyane gusa. Birumvikana amakampani akomeye cyane azaruyoboka ndetse azanagura Pi nyinshi cyane, ari nayo mpamvu nubwo abantu bavuga ngo total supply ya Pi iri mbese ni nyinshi cyane, ariko siko bizaba bimeze. Icya mbere abantu birengagiza ko 65% arizo Pi zonyine zaba ziri ku isoko, ariko nazo zose ntabwo zaba ziri ku isoko ngo miliyari 65, kuko hari amarokapu y'igihe kirekire, hari ibigo bikomeye bizashoramo imari bigure Pi for long term investment kugira ngo bazazungukemo, kandi nanone Pi izaba irimo irashakishwa hirya no hino ku isi. Bivuze ko rero Pi izaba ihenze cyane. Abantu bavuga bati igihe Pi izagira total supply byibuze ya trillion imwe, bati icyo gihe Pi izaba iri gukabakaba amadolari 100. Babishingira kuki? Babishingira kuko izaba ziri muri circulation izaba ari nkeya. Icyambere Pi izaba ikimayiningwa kugeza miliyari y'abantu yuzuye, nyinshi zaba zirokinze, nyinshi zaba zifitwe na core team ndetse na Pi Foundation. Abantu bavuga ati rero mu gihe kiri imbere Pi izaba ihenze cyane. Hari umuntu wese uvuga ati nubwo abantu bavuga ngo GCV birashoboka ko na Pi nicyo giciro cya GCV Pi ishobora kuzakirenga. Ibyo byose birashoboka bitewe n'uburyo iyi Pi Network irimo kwitegura mu buryo budasanzwe cyane. Abantu rero bakomeza kwibaza batari ko se ubwigenge bw'imari buzahoraho igihe ibigo mpuzamahanga bizaba byamaze kwinjira muri ikoranabuhanga mu buryo bwuzuye. Professor Lina Roberts wo muri kaminuza ya Oxford aherutse kuvuga ngo biramutse IMF cyangwa Banki y'Isi byinjiye muri system nka Pi Network, ati byahindura uburyo bwose bwo gucunga amafaranga. Ati blockchain ishobora gutanga ubwigenge, ariko ishobora no kuba intwaro nshya yo kugenzura abaturage cyane cyane mu buryo bw'amareta bikozwe n'ibigo. Ibi rero abantu babivugaho icyambere banashingiye no kuri Pi Network, bakavuga bati Pi Network ni umushinga urimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange gifitemo akaboko. Ibyo byo rwose nta n'uwabijyaho impaka kuko byaragaragaye, kuko bimwe mu bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano birimo Syria n'Uburusiya, na Pi Network nayo yabifatiye ibihano kubera ko ibihano byafatiwe Syria biherutse kuvaho. Nacyo cyatumye Pi Network yemera abapayoniya bo muri Syria gukora KYC, ariko mu Burusiya ntabwo baremerwa gukora KYC kubera bya bihano. Bivuze ko rero igihe ibigo bikomeye nanone bizinjira muri iri koranabuhanga ry'amafaranga, abantu bazagenzurwa cyangwa se umutungo w'isi uzaba ugenzuwe. Gusa abantu bakavuga bati uzaba ugenzuwe mu buryo bwiza kubera ko nta bikorwa by'iterabwoba bizajya bikorwa ngo bikorerwe kuri blockchain, kubera ko amafaranga agomba kuva kuri wallet y'umuntu ajya kuri indi wallet, kuri aya addresses yose azaba yarakoze KYC. Bityo rero ntabwo mutungo nubwo wagenzurwa ntabwo uzagenzurwa mu buryo bubi, ahubwo ibintu byo kwirinda ibyaha hirya no hino bizaba bicitse. Ari nayo mpamvu ibihugu birimo guhatirizwa gushyiraho ndetse no gukora amafaranga ya CBDC, ariko nanone akajyana n'indangamuntu y'ikoranabuhanga. Byinshi mu bihugu aya mafaranga izi ndangamuntu z'ikoranabuhanga ntabwo barimo gushoramo imari yabo,
bari guterwa inkunga na biriya bihugu bikomeye ari byo n'ubundi bifite uruhare mu kugenzura aya makoranabuhanga yose kugira ngo umutungo w'abantu uzabuzwe n'aho uherereye. Imbuga rero nkoranyambaga zumvikanyeho inkuru zitandukanye z'uko IMF na Banki y'Isi bishobora kuba biri gutegura gahunda ihuza ifaranga rya digitale n'imishinga nka Pi Network mu rwego rwo kugenzura ubukungu bw'isi yose. Ariko abandi babibona mu bundi buryo, ku bwabo izi nzego ntizirimo gukora uburiganya, ahubwo zirimo kwigana uko isi iri guhindura uburyo imari yacungwagamo ndetse no guhinduka kugira ngo ibi bigo ubwabyo bidasigara inyuma y'iri koranabuhanga ryazanywe n'abahanga mu bya mudasobwa, bakabona nta kindi bagomba gukora hari uko bijyamo. Dr. Meita yarakomeje aravuga ati nk'uko interineti yahinduye uburyo abantu bavuganagamo bagahahirana, blockchain nayo irimo guhindura uburyo abantu bacungamo amafaranga. Ati niba Pi cyangwa CBDC bigiye byose gukorera kuri blockchain bifite intego imwe yo guhuza isi mu buryo bwa digitale, ati ni ikintu, ati ni n'iterambere abantu batuye isi bagomba kwishimira ko noneho ubu nta guhezwa mu bukungu bikiriho. Ariko nanone uyu muhanga arongera avuga ati nubwo bimeze bityo ariko ati aya mafaranga y'ikoranabuhanga agiye kuzigarirwa n'abantu bamwe bazi ibyayo cyangwa bajijutse. Atariko abantu bajijutse batasomye ngo basobanukirwe cyane na evolution y'amafaranga, ati bazasigara inyuma. Ati bishoboke ko hari abantu bake bazaba bafite amafaranga, ati kandi n'isi igiye kugira abatunzi mu buryo butunguranye cyane cyane biciye muri aya projects. Ariko nubwo atabyeruye yavugaga Pi Network. Ati mu gihe abantu bakiri mu bukungu bwahise buri traditional, ati bagiye gusanga barasigaye inyuma cyane. Dushingiye kuri aya magambo y'uyu muhanga rero, ikintu abapayiniya basabwa ubundi cya mbere kuba uramaze kumenya Pi Network, kuba uramaze kumenya ifaranga ry'ikoranabuhanga ko ribaho. Ikintu cya mbere urimo gusabwa, ese ifaranga uzaribyaza umusaruro gute? Ese amafaranga twamayininze ari mu mawallet yacu igihe tuzaba tumaze kuyabona, ese tuzayabyaza nde cyangwa se tuzayakoresha ashire? Ikintu cya mbere tukangurirwa ni ukwiga tukamenya blockchain ibyo ari byo, abapayiniya bakamenya trading, bakamenya uburyo crypto bayibyaza andi mafaranga kurenza uko bayikoresha gusa igashira, n'ubundi bwa bukene cyangwa n'ibyo baguze bakazabisubiza ku isoko, bakazasubira mu bukene kandi baramenye amafaranga, bakaba nk'inkuru za bitcoin twagiye twumva. Wa mugabo ufite bitcoin 1000, umwana yavuga ko ashaka pizza akagenda akaguramo pizza 2, ariko ubu ngubu arimo aricuza. N'abapayiniya rero bamenye Pi Network, bamenye crypto, badashoye ari ukumayininga gusa, tugomba kumenya uburyo tuzabyaza amafaranga andi.